muri Muhamadi ntihabamo gukira icyaha n'umuvumo wacu. Muri Bikira Mariya ntihabamo gukira icyaha n'umuvumo wacu. Muri Buddha, muri mvuge gute, mu byo twizera, mu byo wizera, mu babyeyi bawe n'umuryango wa nimba ubyizera cyane, ntihabamo gukira icyaha n'ububata bwacu. Muri Kristo gusa, muri Yesu gusa niho tujya dusanga gukira ibyaha n'ububata bwacu n'imivumo yacu. Turabakiriye bene data bakunze b'Umwigishwa TV, tubahe ikaze muri uyu mwanya tujye kugana ijambo ry'Imana. Ubaye uri umushyitsi kuri no channel, tuguhaye ikaze, niwegere n'Imana iduhane umugisha. Kandi nabwo ubaye uri umusangwa, nabwo tuguhaye ikaze muri uyu mwanya tujye kuganira ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko mubizi, ariko mbere ko tutangira kuganira tugiye gusenga. Turabanza dusenge niturangiza tuganira ijambo ryafashije muri iki gitondo ritoya cyane. Numvise ko byaba byiza ndiza abandi narisangiza. Niyo mpamvu rero tugiye kuriganira. Ariko mbere yuko dusenga, ndabanza nihanganisha abantu baba bari mu bibazo, umuntu utameze neza, umuntu waba urwaye, umuntu waba atishimye mu buryo bwari bwo bwose, wabuze umuntu wawe se, uri mu bihe bigukomereye, uri mu gihe cyo gushidikanya, uri mu bihe utabona inzira, ibihe ibyo ari byo byose byaba bikuremereye. Rwose ndakubwira ngo muvandimwe, ihangane, komera, ejo bijya bucya bucyana ayandi, ejo bucyana ayandi. Ejo mu gitondo dushobora kubyuka Imana yahinduye amazina. Yakobo yakiranye na marayika yitwa Yakobo umuriganya, ariko bigagiye yaryamye yitwa Yakobo umuriganya. Mu rukerera akirana na marayika, ujya gutandukana atakitwa umuriganya, bucya yitwa Israel umunyamugisha. Rero birashoboka ko nawe ushobora wenda kuryama ufite izina runaka, ushobora kuryama uraranye intimba runaka, ibibazo runaka, ushobora kurara uri mu mayira abiri, cyangwa se ushobora no kwirirwa uri mu mayira abiri, ariko mu gitondo ejo bugacya Imana yatanze icyerekezo, ejo bugacya Imana yagukijije, ejo bugacya Imana yahumurije umutima wawe, ejo bugacya Imana yakuremeye ibyiringiro. Rero bucya bucyana ayandi. Ubwo tugifite Imana nk'umurengezi n'umutabazi mu buzima bwacu, nta bwoba bw'ibihe, mu by'ukuri nta bwoba bw'ibihe, Imana kubera ko ariyo mugenga w'ibihe. Rero reka dusenge niturangiza tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, Mana nziza, Mana dukunda kandi twitayeho, Mana dushimiye ko muri uyu mwanya mwiza tugiye kugana ijambo ryawe. Reka dusabe ngo buri wese wumva ari ijambo Mana rimugere mu mutima, rigira icyo rimusigira Mana, rigira icyo rimwigisha. Ntitugapfe kubyumva gusa, ntidupfe kubyumva gusa, natwe turivuga ntitugapfe kubivuga gusa Mana, ahubwo tujye tubivuga ari uko Mana nziza wawe byagize ibyo twigisha kugira ngo tubisangize abandi nabo bayigire. Kandi ubyumva wese wa Mana nziza wawe bijya bigeraho imikoro naho bimugeze. Ngaho rero nshimiye kubw'uyu mwanya, heza umugisha buri wese ugiye kumva ijambo, heza umugisha buri wese ufashe umwanya wiwe, heza umugisha buri wese wa Mana nziza wawe ugiye gutegera kugira ngo ariherebwe umugisha. Ijambo ryawe Mana ni inkota y'ikebera mu yombi, ijambo ryawe wa Mana nziza wawe n'umwigisha mwiza n'umwarimu mwiza. Reka umwanya nk'uyu Mana buri muntu ugiye kumva ino jambo Mana rigira icyo rimusibira. Ngadusabye twizeye kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nkuko narimvuze rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Narisomye mu gitondo, numva ndarikunze, numva nifuje ko nagira abandi bantu ndisangiza. Abona risangiza ari ntabandi ni mwebwe, ni wowe uri kuntegera, ni wowe hari wenda Imana yashatse ko ari wowe twarisangira, kubera ko ngewe hari icyo ryanyigishijeho ukeya, hari uko naritekerejeho gakeya, numva ko hari wenda nawe ndi kubwiye nawe baritekerezaho gakeya. Reka dusome tudatinze niturangiza dukomeze. Turakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera niyo dukoresha. Ubwo reka dusome. Turasoma Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 4 umurongo wa 10. Niturangiza twongere dusome n'ubundi hano muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 3 umurongo wa 1 gusa. Ibice 4 umurongo wa 10 navuga ngo, muri iki nimo urukundo ruri, suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impungano y'ibyaha byacu. Avango muri iki nimo urukundo ruri, suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impungano y'ibyaha byacu.
ibice 3 umurongo wa mbere aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Yego, tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana nkuko nari bivuze. Tugiye kuganira ku urukundo. Tugiye kuganira urukundo rw'Imana ukuntu rutandukanye n'urukundo rw'abantu. Imana ijya gukunda umuntu ntiyamukunze kubera ko umuntu yari mwiza, ntiyamukunze kubera ko Imana yari ifite n'irungu ry'umuntu udahoye, ntiyamukunze kubera ko umuntu yari intungane, yari umukiranutsi. Imana yakunze umuntu ari mubi, ari mu byaha, adakwiriye no kuboneka mu maso hayo. Urukundo rw'abantu rero, umuntu agukunda kuri mwiza, agukunda kubera ko afite icyo agukuraho, agukunda kubera ko ukunditse. Ariko itegeko ry'urukundo ntabwo abikorera. Ngendeye kuri iri jambo, itegeko ry'urukundo ntabwo ari iryo. Itegeko ry'urukundo ni ugukunda udakunditse. Itegeko ry'urukundo ni ugukunda utabizirikana ko unamukunda. Itegeko ry'urukundo, urukundo rw'Imana, tugendeye ku rugero rw'urukundo Imana yakunze abantu igatanga umwana wayo Yesu Kristo. Itegeko ry'urukundo ni ugukunda umuntu mubi, ni ugukunda umuntu utanabizirikana ko umukunda, kandi ukamukunda n'umutima wawe wose kugera ku kigero cy'uko wamwitangira. Atari urukundo rw'uburyarya. Hano Yohana niwe wakomeje andika aravuga ngo nuko rero bana bato niyo ukundana urukundo rw'urumamo rwo ku magambo gusa no ku rurimi, ahubwo mukundane urukundo rugaragara ndetse ruboneka no mu bikorwa, atari urukundo rwo kuvuga gutya ku magambo. Abantu rero usanga kenshi tujye dukunda urukundo rwo ku magambo, ariko nyamara ku buryo habayeho impamvu runaka bakwitangira umuntu ubwira ko ukunda bitakunda. Itegeko ry'urukundo cyo ndi kuvuga ni ugukunda umuntu utabizirikana ko umukunda, ni ugukunda umuntu utagukunda, ni ugukunda umuntu utanazi, ni ugukunda umuntu udakunditse, gukunda umuntu utazi ko umukunda. Iryo ni itegeko ry'urukundo tugendeye ku rukundo rw'Imana yakunze umuntu. Imana ntabwo yakunze umuntu ayizi. Imana ntiyakunze umuntu ari mwiza. Imana ntiyakunze umuntu anabizirikana, ari rekonesa yuko hari Imana imukunda. Imana yakunze umuntu gusa kubera ko ibona ko bikwiye kwikunda umuntu aruhijwe n'ibyaha, ibona ko umuntu akwiriye gukurwa mu byaha. Ubwo ni rwo rukundo nyarwo. Hano yarakomeje aravuga ngo ese nidukunda abantu kuko badukunda tuzaba turushije kabisa, kubera ko abise nabo niko babigenza, bakunda abantu kubera ko babakunda. Tuzaba turushije kabisa. Urukundo rero rw'abana b'Imana ni urukundo rujya rurenga rugakunda umuntu utamukunda, rugakunda umwanzi, kubera ko Imana yakunze umuntu, mara gukunda umuntu itanga umwana wayo kugira ngo aze gukura umuntu mu bubata bw'ibyaha. Urebe ukuntu urukundo rw'Imana ruhabanye n'urw'abantu cyane. Imana gutanga umwana wayo kugira ngo aze gukura umuntu mu bubata bw'ibyaha. Wa muntu umwana wayo yaje gukura, wa muntu Yesu Kristo yaje gukura mu bubata bw'ibyaha. Yanze Yesu kugera ku kigero cyo kumwica. Ariko Imana Yesu ntabwo yigeze ahagarika urukundo ku muntu. Yarakomeje arugaragaza kugeza ageze ku kigero cyo kumucungura, cyo kumukiza. Rero nidukunda abantu kuko badukunda tuzaba turushije kabisa. Urukundo rw'Imana rutubera ikigero cyo gukunda bagenzi bacu, cyo gukunda ndetse n'abatadukunda, ku kigero cyaho dushobora kwigomwa ikintu runaka ku bwabo. Hano Yohana yarakomeje andika, natangaye cyane nako n'uyu munsi. Yarakomeje andika aravuga ngo ese umuntu navuga ko akunda Imana yanga mugenzi we, ibyo bizaba bimaze iki? Ntibishoboka ko umuntu ashobora gukunda Imana nyamara yanga mugenzi we, azaba yibeshe cyane. Niko Yohana yavuze. Umuntu nakunda Imana nyamara yanga mugenzi we, azaba yibeshe cyane, kubera ko mugenzi wa nubwo yaba mubi utegerezwa kumukunda. Niba Kristo yarakunze umuntu, ibintu byose tubifata mu kigero cya Yesu. Niba Yesu yarakunze umuntu ari mubi,
araza mu isi abana n'umuntu ari mubi, umuntu amwanga, umuntu aramugambanira agera ku kigero cyo kumwica, ariko Kristo arakomeza akunda umuntu. Twebwe abana b'abantu kubera iki tudashobora kugera ikigero mu cya Kristo ngo dukunde abantu tuzi neza ko hari wenda batadukunda, dukunde abantu tuzi ko batabizirikana ko tubakunda, dukunde abantu tudafite icyo dutezemo, ukunda umuntu udafite icyo umushakamo kubera gusa ko ari umuntu, umukundira icyo gusa, ugere ku kigero cyaho wakwigwa mu ikintu runaka ku bwa mwene so. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Imana yakunze umuntu ku kigero cyaho yamurutishije abamarayika. Icyo ndi kuvuga, Imana yakunze umuntu ku kigero cyaho yamurutishije abamarayika batagira inenge, abamarayika batagira icyaha, abamarayika babana nawe. Kandi Imana iyo yibera mu ijuru ahera, umuntu iyo ari mu isi yari yaramanukiwe n'umubi, ni ukuvuga umuntu yari mu kibi, ariko abamarayika bari mu ijuru ririmo Imana yera ahera. Ariko Imana ikunda umuntu ku kigero cyaho yamurutishije abamarayika, kubera ko mwanditse aravuze ngo umuntu ni iki Imana kumwibuka, umuntu ni iki kumwibuka, yego umuntu ni iki kugira ngo umugenderere ubundi. Imana rero aho nari mvuze ngo Imana yakunze umuntu ku kigero cyamurutisha abamarayika, abamarayika ni ibiremwa by'Imana, ariko Imana, urukundo rw'Imana rwanenze urw'abamarayika, igira umuntu umwana wayo. Ntabwo we hari wenda wabyumva nkuko ngewe ndi kubyumva. Urukundo rw'Imana yakunze umuntu kandi umuntu ari mubi, yarusumbishije urw'ikunda abamarayika, abamarayika batagira icyaha kandi umuntu wari umunyacyaha. Abamarayika si abana b'Imana, umuntu wenyine ni w'Imana yahaye privilege yo kuba umwana w'Imana, mu gihe abamarayika babana nayo umunsi ku wundi, bahora bayiramya, bibera hera, ntabwo baragira iyo feva yo kuba abana, nta nubwo bazigera bayigira, bazahora ari abamarayika. Ariko umuntu Imana amukunze ku kigero cyo kuba umwana w'Imana, umwana wayo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana, kuko Imana yakunze umunyabyaha cyane, umuntu wari mu isi cyane mu byaha, byatumye itanga umwana wayo umwe. Kandi umuntu atabizi, atabizirikana, atanamwemera ko ari umwana wayo, atanamukunda, ariko urwo rukundo rwatumye Imana itanga umwana wayo umwe kugira ngo umuntu namwizera ye kurimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Turi kuvuga ku rukundo rw'Imana, tukavuga ukuntu rutandukanye n'urukundo rw'abantu. Urukundo rw'Imana rwaduhinduye twebwe abana b'Imana. Urukundo rw'Imana, Imana yadukunze tutari beza, tudakunditse, tudafite amazina meza, tutavuka mu miryango myiza, turi babi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nakubonye wigaragura mu ivata, ndavuga ngo baho. Urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana igisanga umuntu ari kwigaragura, ari kwiyandavuza mu byaha, ariko ikivugira ngo baho, kavuga ngo akira, ngwino ngukunde, ngwino naragukunze, ngwino emera urukundo. Ariko urukundo rw'abantu n'urunguza ruboneka kubifatika. Yohana arandika aravuga ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane, ruhebuje cyane, nimurebe urukundo ruhebuje cyane twakunzwe n'Imana yacu. Aravuga ngo rwaduhinduye kuba abana b'Imana, aravuga kandi uko niko turi. Urukundo rw'Imana rwafashe umuntu rukamugira umwana w'Imana. Urukundo rw'Imana rwagufashe wowe uvuka i Nyamasheke, uvuka hehe, uvuka iyo ngiye mu giturage kiyo, uvuka iyo yepfo mu mwobo. Urukundo rw'Imana rwakugeze wowe uvuka mu muryango uciriritse cyane wo hasi, rukagufata rukagukurayo, rukakugira umwana wayo. Ruhabanye n'urw'abantu. Byakabaye byiza abana b'abantu twigiye ku rukundo rw'Imana, kubera ko tufite Imana nk'icyitegererezo muri byose. Twigire ku rukundo rw'Imana, dukunde abagenzi bacu nk'uko Imana yadukunze. Dukunde bagenzi bacu nk'uko Imana yadukunze.
ntukunde mugenzi wawe kubera ko gufitiye umumaro gusa. Kunda nawe utagufitiye umumaro none. Hari wenda ejo azawugira. Ntukunde mugenzi wawe kubera ko ari icyo umuryaho. Kunda nawe wundi ufite icyo kuryaho. Hari wenda ejo nawe azagira icyo kuryaho. Ntukunde mugenzi wawe kubera ko ari mwiza. Kunda nawe wundi udafite isura nziza kubera ko ni ikiremwa cy'Imana. Ntukunde umuntu kubera ko kunda nawe wundi utakuvuga neza. Hari wenda ejo niwe waba umuhamya wo guhamya urukundo rwawe yabonye mu gihe atarakubereye mwiza. Ntukunde mugenzi wawe kubera ko mbivuge gute, kunda umuntu kubera ko ari umuntu gusa. Kandi urukundo rwe kuba rwo ku rurimi, rube urukundo nyakuri ruva ku ndiba z'imitima yacu. Ugere ku kigero cyawe wakwigomwa ku bwa mwene so. Kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu niyibeshya niyibwira ko akunda Imana nyamara mu mutima we adakunda mwese, azaba yibesha cyane. Azaba yibeshe cyane. Niwibwira ko ukunze Imana udakunze mwese, uzaba wibesha cyane. Niwibwira ko ukunze Imana utari mu kigero cyo guhagara mu rukundo nk'urw'Imana yakunze umuntu, uzaba wibeshe cyane. Niba nawe utaramenye ko Imana yakunze umuntu, ngaruke kuri iri jambo, ubaye utaramenye ko Imana yakunze umuntu, ubaye utarabyemera, ubaye utarabyizera, ubaye utarabyizera, umuririmbyi niwe aravuga ngo n'ubu hari abantu benshi batazi ko bakunda. N'ubu arawundi yawe hari abantu batazi ko bakunda. Wowe nimba waramenye ko Imana yagukunze, n'ubu hari abantu benshi batazi ko Kristo yabakunze, batazi ko Imana yabakunze. Ubaye utaramenya ko Imana yagukunze, turi kuvuga hejuru y'urukundo, kubwira nshuti yanjye, ubaye utabyemera, ubaye utabyizera. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo yakunze abari mwisi cyane, bituma itanga umwana wayo kugira ngo uwizera wese atarimbuka. Hano icyo Imana yakoze, Imana yarakunze. Yakunze umuntu. Mare gukunda umuntu isamba gusa umuntu gukora ikintu kimwe gusa, kwizera. Kubyizera gusa. Isaba umuntu. Ubundi iri jambo tugendeye kuri iri jambo, umuntu ntategekwa gukunda Imana, umuntu arasabwa kwizera Imana. Kubera ko tubwira ngo byatumye itanga umwana wayo, kuko Imana yakunze abari mwisi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera. Hano Imana yaradukunze. Icyo Imana yakoze ni ugukunda. Ikitegereje ku muntu ni ukwizera, ni ukubyizera, ni ukwizera urukundo rwayo ku muntu, ni ukwizera ko yitangiye umuntu, ni ukwizera ko Kristo ari umwana w'Imana, ni ukwemera ko Kristo ari umwana w'Imana. Ubaye utaremera ko Kristo ari umwana w'Imana, ubaye utarizera ko Kristo ari umwana w'Imana, nagusaba ngo byizere. Ubaye umutima wawe utarakira Kristo ko ari umwana w'Imana, ngo umwemere umwakire kugira ngo gukize kurimbuka kwiteka, gukize icyaha cyiteka. Ubyizere. Muri we niho amahanga yose, imiryango yose n'indimi zose zijya zikirizwa. Muri Kristo niho amahanga yose, imiryango yose, indimi zose bijya bikirizwa. Icyaha n'umuvumo wacu. Muri Muhamadi ntihabamo gukira icyaha n'umuvumo wacu. Muri Bikira Mariya ntihabamo gukira icyaha n'umuvumo wacu. Muri Buddha, muri mvuge gute, mu byo twizera, mu byo wizera, mu babyeyi bawe n'umuryango wa nimba ubyizera cyane, ntihabamo gukira icyaha n'ububata bwacu. Muri Kristo gusa, muri Yesu gusa niho tujya dusanga gukira ibyaha n'ububata bwacu n'imivumo yabyo. Kubera ko Kristo amaze kubamba, amaze gucungura umuntu, yaravuze ngo byose birarangiye. Imbaraga z'icyaha zirarangiye. Amaze gupfa, amaze kubambwa, amaze kubona ko acunguye umuntu, yaravuze ngo noneho icyaha kirashize, ntikigifite ububata ku muntu. Gusa wowe wakunda kukigumana no kukigumamo, wakunda kukigundira. Ariko nshuti yanjye, ubaye utarakira Kristo, nagusaba ngo umwizere. Kubera ko dutegerezwa kwizera gusa ko Kristo ari umwana w'Imana, tukamwemera, tukemera ko yinjira mu buzima bwacu, akabutegeka, akabuyobora, tugakira icyaha n'urupfu rwacu n'ingaruka zacu. Turi kuvuga ku rukundo rw'Imana, urukundo rw'abantu.
ubaye utarakira Kristo, urukundo rw'abantu ntabwo ruhagije. Ikijya kirenga byose n'urukundo rw'Imana, naho urukundo rw'abantu ntiruhagije. Urashobora kugira ibyo wishingikirizaho bituma utakira Kristo. Wenda ufite amafaranga wumva biguhagije, ko ntagahagije kubera ko ageshira. Ibindi byose wakwishingikirizaho byatuma utemera Kristo ko abuyobora ubuzima bwawe, utakwemera, bituma utemera urukundo rw'Imana kuri wowe yagukunze uri mu batakuzi. Byose nibizashira. Ikintu kimwe cyonyine kitazashira ni urukundo rw'Imana ku muntu. Nubwo rujya rusanga umukene, nubwo rujya rusanga umurwayi, nubwo rujya rusanga imfubyi, nubwo rusanga umupfakazi, nubwo rusanga abana, nubwo rusanga abagabo n'abagore, urukundo rw'Imana nubwo rujya rusanga umuntu ari wenyine ari muri benshi, nubwo rujya rusanga umuntu atunganiwe ndetse yaburaniwe, urukundo rw'Imana nubwo rujya rusanga umuntu muri situation zose. Rero ikindi cyose wakwishingirizaho gituma utakira urukundo rw'Imana, icyo nikizashira. Ikintu cyonyine kitazashira kuri wowe ni urukundo rw'Imana. Rero ubaye utaramwakira, utarabyizera, nagusaba ngo byizera, kubera ko ijambo ry'Imana yatubwiye kugira ngo urwizera wese. Imana imbara dukunze, twe gusaba kwizera gusa, ubyizere. Hanyuma nawe ubaye warabyizeye, waramwakiriye, hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwibwira ko akunze Imana adakunda mwene se aba ari kwibesha ubwiwe. Ngaho fata rwa rukundo wakunze Imana, urukunda abantu. Ubundi igipimo dukunda Imana, Imana ikirebera mu ngano yuko dukunda abantu. Igipimo cy'urukundo dukunda Imana, Imana igidupimira ku rukundo dukunda abantu. Kubera ko Yohana niwe byanze nano biravuga ngo bishoboka gute ko wakunda Imana utarabona nyamara udakunda mwene se wabonye? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ugira ngo Imana yizere ko dukunda, Imana yemere ko dukunda, ko tuyikunda. Ugira ngo Imana yemere ko tuyikunda, igihe birebera mu rukundo dukunda abandi. Saba impano y'Imana y'urukundo, saba Imana impano y'urukundo ize muri wowe nimba umva yashize. Kubera ko niwe ibwira ko ukunda Imana, ugahanura cyane, tukabwiriza cyane, ukibwira ko ukunda Imana, ugasenga cyane, ariko udakunda mwene se, uzaba uri kwibesha wowe ubwawe. Kubera ko urukundo Imana tuyikunda izo urirebera mu rukundo dukunda abandi. Iri jambo mu gitondo naritekerejeho cyane. Sanga hari wenda tujya twibesha, ahari wenda hari igihe Imana igitureba igaseka, kavuga ati abantu niremeye nta ibyo baba barimo ntabyo bazi. Kubera ko byabibabaje cyane, biranababaje cyane iyo twibwira ko dukunda Imana n'imitima yacu, ariko tudakunda bene data tubana buri munsi. Birababaje cyane. Kandi gukunda ntibigira icyo bishingiraho. Urukundo ntirugira icyo rushingiraho. Urukundo ntago rugira icyo rwishingikirizaho. Urukundo ntirujya rwishakira indamu, niko Paulo yanditse mu Bakorinto. Urukundo ntago rujya rwishakira indamu, ntirwishakira inyungu zarwo. Urukundo ntirujya rwirarira, urukundo rujya rwihangana. Impamvu Imana yavuze ngo dukundane, ari wenda nuko yari yasanze imbuto zose z'umwuka, imbuto zose, kamere y'Imana yose igibonekera mu rukundo. Kubera ko nimba rutishakira indamu, rutizirikana ubwarwo. Urukundo niba rwihangana, nimba rutirarira, urukundo nimba rubabarira, nimba rwibabarira, rutwikira byose, urukundo niki kindi cyarenga urukundo. Bene data, saba impano y'Imana y'urukundo, dukuri izangano zo mu mitima, twiyambure igomwa ryose, twiyambure igomwa ryose n'uburiganye, twiyambure igomwa ryo mu mitima, twiyambure inzangano zo mu mitima, twikore mu inzangano zo mu mitima. Ubundi ugiye kure wasanga mugenzi wawe icyo mupfa cyakabaye impamvu yo kugira ngo mukomere. Ugiye kureba wasanga ikintu mupfana ari cyo kinini kuruta cyakinini mupfa. Byakabaye byiza, ntibyashoboka ko twashigikira icyo duhuriyeho, icyo dupfana. Kubera ko nta muntu utagira icyo apfana n'undi, ntibibaho. None icyo dupfana kikarusha imbaraga icyo dupfa, ntabwo byakunda. Bene data, dukura inzangano zo mu mitima, twimike urukundo mu mitima yacu,
twimike imbuto y'urukundo mu mitima yacu, kubera ko urukundo rwonyine rwo rwatumye Imana itanga umwana wayo. Ikindi gihabanye n'urukundo, icyo ngicyo si icy'Imana. Gihabanye n'urukundo, gihabanye kera n'ubushake bw'Imana. Kubera ko Yohana hano yaranditse aravuga ngo umuntu wanga mwene se uwo ni umwicanyi, kandi menye ko umwicanyi nta bugingo buba muri we. Ntawe. Umuntu wanga mwene se uwo ni umwicanyi, kandi umwicanyi nta bugingo buba muri we. Dene data, mureke imbuto y'urukundo ivuke muri twebwe, imbuto y'urukundo ivuke muri wowe. Ubaye harahuze ugera ukumva kuri mugenzi wawe, kuri mwene so, ku muvandimwe wawe, hari ahantu uzugera ukumva ugize limite, nagusaba ngo mu by'ukuri ubwire Imana imbuto y'urukundo ivuke muri wowe, ukunde mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe ku kigero cyaho ushobora kwigoma, ukunde mugenzi wawe ku kigero niba niba Imana yarakunze umuntu igatanga umwana wayo, ikigomwa umwana wayo kubw'umuntu kandi ari mubi, ni ukuvuga ngo natwe icyo idutegerejemo gukunda abagenzi bacu kugera aho twakwigoma ikintu runaka ku bwabo, kandi ntitubakunde kubera ko nabo badukunze, kubera ko nidukunda badukunda ntacyo tuzaba turushije abisi, nabo nuko bajya babikora, nabo nuko babigenza. Dutegerezwa gukunda abagenzi bacu atari uko badukunda. Nugira amahirwe akagukunda nk'uko umukunda, atari iby'uburyarya, atari ibyo ku rurimi, ayo ni amahirwe. Ariko nayo mahirwe natabaho ko agukunda, wowe mukunda hari wendejo, ahari wendejo urukundo umufitiye ruzatwikira ibituma atagukunda. Hari wenda urukundo umufitiye ruzatwikira ibibatandukanye. Abavandimwe, ijambo ry'Imana rimpaye ngo tugire urukundo ruri ku kigero cy'urukundo Kristo yakunze umuntu. Kubera ko Kristo, Imana ntiyakunze umuntu kubera ko umuntu yarakunditse, ntiyakunze umuntu kubera ko yarakunditse. Rero ntitwibeshe cyane ko dukunda Imana tudakunda abagenzi bacu, no kwishuka cyane. Urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana. Ubaye utaraba umwana w'Imana, utariyumva kuri umwana w'Imana, nagusaba ngo wemere ko umwana w'Imana, kubera ko kuba umwana w'Imana ni ijambo rimwe gusa, ni ukumwizera. No kwizera uwo mwana gusa. Kuba umwana w'Imana no kwizera uyu mwana gusa. Kuba umwana w'Imana no kwizera uyu mwana gusa. Yohana 3:16 niko hatubwiye, atubwira ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umuntu ategerezwa gukunda Imana, ategerezwa kuyizera. Imana niyo ifite kudukunda, twebwe tukabyizera. Rero iri jambo ry'Imana rimpaye ngo tugane muri kino gitondo, ntitukajya twumva ijambo gusa. Iki kintu kindimo nabwo cyane, ntitukumva ijambo gusa. Ubundi ijambo ry'Imana rigira ibintu bitatu rijya rikora mu muntu iyo rigezemo. Ijambo ry'Imana iyo rigezeho umuntu riremwigisha, rimuhanira gukiranuka, rimwemeza ibyaha. Ibintu bitatu. Ijambo ry'Imana riratwigisha, riduhanura gukiranuka, ritwemeza ibyaha. Niwumva wumvisha ijambo rikarangira ntacyo rikwigishije, ntacyo riguhanya, ntacyo rikwemeje, azaba ufite ikibazo. Niwumva ijambo rikarangira ntacyo rikwigishije, ntacyo riguhanya, ntacyo rikwemeje, uzaba ufite ikibazo. Ari wenda uzaba ufite ibibazo wenda nka bibiri. Ikibazo cya mbere, hari wenda amatwi y'umwuka azaba yarapfuye, utakibasha kumva ijambo ry'Imana. Cyangwa si ijambo ry'Imana uzaba wumvisha, uzaba wumvisha ijambo ry'abantu. Kubera ko amagambo y'abantu birashoboka ko ataguhana, atakwigisha, atakwemeza ibyaha. Nta nubwo afite ubwo bushobozi amagambo y'abantu. Ikintu cyonyine gifite ubwo bushobozi ni ijambo ry'Imana. Iryo rifite ububasha bwo kwigisha, guhana ndetse no kwemeza ibyaha. Rero tugire umwete wo kumva ijambo ry'Imana. Tugire umwete wo kumva ijambo ry'Imana. Kubera ko ijambo ry'Imana yayitubwira ngo erega kwizera kujya kuzanwa no kumva. Ni ukuvuga ngo ntihabaho kwizera hatabayeho kumva. Twizera ibyo twumvisha, twizera ibyo twamenye. Mu gihe rero habayeho kutumva ijambo ry'Imana, mu gihe habayeho kuritambuka, mu gihe habayeho kubisuzugura, kwizera biragoye cyane kugira ngo uzagere muri. Kubera ko tuzatwizera ibyo twumvisha, ibyo twamenye.
rero mu gihe wahaye ijambo ry'Imana umwanya ukaryumva n'umutima wawe wose utuje ari ugendereye kugira ngo ibyo wumva ubyizere, ntabwo rizava muri we ritaguhanye, ritakwigishije, ritakwemeje ibyaha. Ijambo ry'Imana rituganze.